abasenga baracyumvirwa. Ongera ugaruke ku rufatiro, wongera usenga Imana. Imana yacyumva amasengesho y'abera. Tokiba fasi mangeni mosika wezimanga tutika wizibo foshida kuntize mefonizima edera. Imana yacyumva amasengesho y'abera. Elo abisa zone mawe ni kontige imesa maforia. Elo tika dimisa simani wadika wezimanga. Imana yacyumva amasengesho y'abera. Mama, birashoboka ko afite ikibazo cy'inzara, birashoboka ko warabuze urubyaro, birashoboka ko wabureba ukabona ntashinge nta rugero, ariko umva nkubwire Yesu Kristo ko yarejo n'uyu munsi niko agikora. Igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha, muraza kwihangana kuko nkoze ikiganiro amasaha agiye kubera amasengesho y'iminsi irindwi turimo. Ni amasengesho adasanzwe, ni amasengesho wowe ubwawe utekereje wumva ari amasengesho araho, ariko reka nkubwire ngo ni amasengesho akomeye. Rero nkoze kino kiganiro amasaha agiye, ariko nizere ko Imana yabanye namwe kandi mwese mumeze neza, mwaramutse neza. Imana ibihimbarizwe. Hanyuma rero uyu munsi ni ku munsi wo kuwa mbere, tariki 3 niba ntibeshye z'ukwezi kwa 11 umwaka 2025. Umugambi w'Imana cyangwa se isezerano ry'Imana ku buzima bwawe. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma ndashaka kubwira abantu, mbabwire ngo buri muntu wese akwiye gusenga ku giti cye, buri muntu wese akwiye kumenya Imana yakurikiye, buri muntu wese akwiriye kwegera Imana ku giti cye. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mbibutse ko nicyo gitabo muri iyi minsi twibanzeho, turimo turigaho cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 6, turasoma duhere ku murongo wa 39. Biravuze ngo abacira umugani ati, mbese impumyi yabasha kurandata indi mpumyi? Mbese zombi ntizagwa mu bwobo? Umwigisha ntaruta umwigishwa, ahubwo umwigisha wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Niki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umugogo uri mu jisho ryawe? Turekera aho ngaho, Imana ihimbaze. Reka subiremo iri jambo kuri 41. Haravuze ngo niki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umugogo uri mu jisho ryawe. Imana ishimwe. Muri iyi minsi ni ibihe bikomeye, uri gusanga buri muntu wese arimo arareba iby'abandi ntarebe ibye. Ugasanga buri muntu wese arimo aracira abantu imanza, arimo aravuga ibitamureba, ariko akirengagiza uko we agize gute ahagaze. Rero mbazana ijambo rivuga ngo buri muntu wese asenge ku giti cye, kandi umwanya ujya guta ku bandi, utekereza iby'abandi, ujya kuvuga iby'abandi, wagakwiye kubitekereza urimo uratekereza ibyawe. Urimo uratekereza se ni gute nakwegera Imana, urimo uratekereza se ni gute narushaho gusenga, ese ni gute narushaho kwegera Imana, ese ni gute narushaho kugirana ubusabane n'Imana. Rero reka mbabwire, buri muntu wese akwiye gusenga, kandi buri muntu wese akwiye kwegera Imana ku giti cye. Haleluya. Buriya iyo umuntu asenga abivanga n'amagambo ntaho wagera. Iyo umuntu asenga abivanga n'amatiku ntaho wagera. Icire n'igihe tugezemo, amatiku abaye menshi, amagambo abaye menshi, none umuntu usigaza gusenga ukagira ngo aje gushaka Imana, kumbi ari amagambo aje gutara cyangwa se ari amakuru aje gushaka. Reka mbabwire ngo buri muntu wese akwiye gusenga ku giti cye, kandi buri muntu wese akwiye gushaka Imana. Tugeze mu bihe buri muntu wese akeneye Imana mu ruhande rwe, tugeze mu bihe buri muntu wese akeneye Imana ku buzima bwe. Reka nkubwire, waba utunze waba udatunze ukeneye Imana, waba ukennye waba ukize ukeneye Imana. Reka nkubwire ikintu kimwe, wijya guta umwanya ku bitakureba, ita ku mwanya ku byo ubona bigufitiye inyungu, ita ku mwanya ku byo ubona bigomba kugira aho bikugeza naho bikuvana. Yesu ashimwe. Ibintu byeze muri iyi minsi, urimo urasanga buri muntu wese arimo arareba ikibazo rumuzi afite, aho akirengagiza ikibazo nawe agize gute afite. Biravuze ngo nujya gutokora agatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe, ujye ubanza urebe umugogo uri mu jisho ryawe. Banza utekereze, se jyewe mbanye gute n'Imana? Ese njyewe mbanye gute n'Imana yanjye? Iki gihe ndimo mbanye gute n'Imana? Ese Imana irambona ite? Ese mbanye gute n'Imana yanjye?
Haleluya. Tekereza neza uburyo ubanye n'Imana. Yesu ashimwe. Wita umwanya ku bitagufitiye umumaro. Wita umwanya ku byo ubona bitagufitiye inyungu. Tekereza neza uburyo wagirana ubusabane n'Imana. Tekereza uburyo wagirana ubusabane n'Imana, wagirana communication n'Imana. Wijya guta umwanya ku bitagufitiye inyungu nshuti yanjye. Haleluya. Turi mu bihe bikomeye kandi turi mu bihe bigoye. Turi mu bihe benshi bacogoye kandi bacitse intege. Turi mu bihe abantu benshi basubiye inyuma bavuye mu byizerwa. Imana ishimwe. Turi mu bihe abantu benshi babirambiwe bacogoye bacitse intege. Abantu twaraye dusengana nababwiye ngo aho Imana ivuganiye nawe hari urugendo rukomeye rwo kugira ngo usingire imigisha yawe. Hari urugendo rukomeye rwo kugira ngo usingire iby'Imana ivuganye nawe. Rero bivuze ngo isezerano Imana iguhaye rirabagarirwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo Imana ivuganye nanjye ndagiye ndidamarariye nigiriye mu bikomeye mu biteye isoni no mu biki. Oya. Ahubwo biravuze ngo iryo sezerano Imana iguhaye ugomba kuribagarira. Iryo sezerano Imana iguhaye ugomba kuribagarira. Imana ishimwe. Amasezerano y'Imana. Imana ishimwe. Turi mu bihe bikomeye nshuti zanjye. Turi mu bihe by'ubuhenebere. Turi mu bihe Antikristo yamaze gutera. Turi mu abantu benshi bayobya inzira. Turi mu bihe abantu benshi batagifite inyota yo gusenga. Turi mu bihe abantu benshi batagifite inyota yo gushaka Imana. Turi mu bihe abantu benshi bari kwishakira indamu n'ibitunga umubiri nibanezeza. Turi mu bihe abantu benshi Imana bayirambiwe bayishyize hasi. Abantu benshi bararambiwe bacitse intege, abantu baracogoye. Ariko reka mubwire ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umunyabwenge yegere Imana. Icyo gihe cyo kugira ngo umunyabwenge arusheho gusenga. Icyo gihe cyo kugira ngo umunyabwenge arusheho gushaka Imana kandi ayishakane umwete. Turi mu bihe rero, turi mu bihe ba Pawulo bavuze. Bibiliya yaravuze ngo mu minsi y'imperuka abantu bazabikakaza. Ngo abantu ari ibyigenge, ari ibyihebe, batumvira, bikakaza. Icyo gihe ni ibihe by'ubuhenebere. Turi mu bihe by'ubuhenebere. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe by'intambara. Turi mu bihe abantu benshi bacogoye bacitse intege. Tugeze mu bihe umuntu yanga umuntu ntacyo bapfa. Tugeze mu bihe buri muntu wese avuga mugenzi we amusebya akumva ntacyo bitwaye, akumva ntacyo bimutwaye muri we, akumva biramunejeje. Ukabona umuntu anejejwe no kubona mugenzi we adatera imbere. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe abantu benshi bacitse intege, abantu bakabije ubugome mu mitima yabo. Imana ishimwe. Haleluya. Turi mu bihe bikomeye. Haleluya. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo kubw'imihigo mwahize. Aravuga ngo ntimuzagire gute, ntimuzibagirwe. Nimumara gusubizwa mugezeho ntimuzibagirwe. Hari abantu basenze Imana baracoboye, hari abantu basenze Imana barushye, hari abantu basenze Imana baremerewe, Imana irabasubiza, baragenda bibagirwa Imana. Bibagirwa Imana yabahaye ibyo ngibyo, bibagirwa Imana yabagiriye neza. Ariko nagira ngo mbwire ngo nicyo gihe cyo kugira ngo wongere wegere Imana. Nicyo gihe cyo kugira ngo wongere utakambira Imana. Nicyo gihe cyo kugira ngo wongere wegere Imana mu buryo budasanzwe nshuti yanjye. Haleluya. Timoteyo 2:18-19 haravuga ngo kuko bayobye bakava mu byizerwa, ngo bavuga ko umuzuko wamaze kubaho. 19 haravuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditswe ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe. Nshuti yanjye, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Yesu Kristo uko yarareje uyu munsi niko akiri. Uko yatabaraga abakera n'uyu munsi niko agitabara. Uko yagiriraga neza abakera n'uyu munsi niko agigira neza ubwoko bwayo. Niba urufatiro rw'Imana rugihagaze, abatabaza baracyatabarwa. Niba urufatiro rw'Imana rugihagaze, abasenga Imana yacyatanga urubyaro, Imana yacyagira neza ubwoko bwayo, Imana yacyumva amasengesho yabera, abadayimoni baracyakurwa ku bantu, abasenga baracyatabarwa. Kandi umva mu mango mbwire, yongera mu bihe byo gusenga urebe neza y'Imana uje kubona. Mugabo musore, birashoboka ko Satani yarakunyaza imigisha yawe, arakunyaga amahirwe yawe, ariko ngera ugaruke ku rufatiro, wongera usenga Imana ikugaruye umugisha
umugisha, wongera usanga Imana ikugarurira ibihe, wongera usanga Imana ikugarurira umunezero. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Wijya kwita ku by'abandi, ahubwo reba uburyo ubanye n'Imana, reba uburyo ubanye n'Imana, reba uburyo uhagararanye n'Imana mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Ufate ibihe, ufate umwanzuro, uvuge ngo ngarutse ku Mana. Imana ishimwe. Ushobora kuba waba waratakaye, ushobora kuba waraguye ukava mu byizerwa, iby'isi bikagutwara, ariko ngera ugaruke, ongera ugarukire Imana, ongera ugarukire Uwiteka. Imana ishimwe. Uwiteka yaravuze ngo ni umunyembabazi, aravuga ngo ni umukunzi wacu udahemuka, aravuga ngo nta warondora imbabazi ze. Tayi distance megori afoni manga inizazi makoti gera mo distance manga. Wowe wumvise rino jambo ukareba no video ukayirangiza, gusabiye umugisha w'Imana, gusabiye amahirwe mu buzima bwawe, gusabiye kwaguka, gusabiye kwakira ibifatika mu biganza byawe, gusabiye umugisha. Imana iguhuza n'abanyamugisha ku buzima bwawe, kandi uyu munsi wa none isengesho ryawe ryumvirwe. Basabiye umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amahoro Imana itanga atagira akagero abane na buri muntu wese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.